bamera nk'abantu bateze amatwi noneho Nyagasani nawe akorera ku rutoki rwanjye ndakurura bumva noneho wagira ngo ni Lucky Dube uje mu Rwanda wa mukobwa ahita ahindura ikorasi yateraga ahita avuga ati yari yarabitubwiye noneho aho ngaho witwa Claude none se abicuranze umva bigiyemo neza koko ndabizi nimba byaragiyemo icyo gihe none se n'ubwa mbere ukoze kuri gitari nibwo bwa mbere nyine kandi sinatangiye nkubwira ko muri korari niyo nafataga mikrofone bambwiraga bati turekurire mikrofone wirira ifi yawe ntawe uzayiroba umugisha wawe ntaho wagiye uko uzaba kuragutegereza nawe abarobyi baba benshi mu kiyaga ifi yawe ntawe uzayiroba ushyitse umutima mu nda amen amen uhageze n'ubwa mbere nageze tugaye ikaze rero amazina ninde kugira ngo bakubonye ndetse bakumenya amazina nitwa Felicien ufite amahoro yego ndi umukozi w'Imana nsengera muri ADPR Imana ishimwe ukabuzwi ko tubwire n'iki ukora ariko tubwire neza ndi umuririmbyi ndi umuhanzi yego ndirimba indirimbo zo guhimbaza Imana harimo indirimbo ivuga ngo ifi yawe ntawe uzayiroba yego ni nayo abantu benshi bakuziho cyane hari n'izindi ariko cyane iyo ngiyo niyo banzi cyane ifi yawe akapira ariko dushiramo karefure gake bahita bakwibuka nta kibazo wirira ifi yawe ntawe uzayiroba umugisha wawe ntaho wagiye uko uzaba kuragutegereza nawe abarobyi baba benshi mu kiyaga ifi yawe ntawe uzayiroba ushyitse umutima mu nda amen 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 tuguhaye ikaze kuri Kamina Zireme TV hanyuma katwe twicaye tuganira Felicien tuguhaye ikaze nanone kandi kuri 7 TV sandireba ndayireba ndabizo gireba njya nkubona yego herukana gakera kenshi twagiye duhana gahunda uraza bigapfa nawe ukanyibutsa bigapfa ariko Imana ishimwe kudushoboje uyu munsi Imana ishimwe harya mu rugo ni hehe aho mucumbitse dutuye mu murenge wa Jabana okay hanyuma ngere kubwira abantu neza amazina ninde aho uherereye aho uteranira n'umwuga ukora undi hanyuma ngo bakumenye neza murakoze amazina yanjye nitwa Felicien ufite amahoro nkorera Imana ndi umukozi w'Imana ndi umukristo nsengera mu itorero rya ADPR hariya i Gasave hanyuma ndi umukozi w'Imana ariko mu buryo bwo kuririmba cyane cyane niwo murimo nkunda buriya n'ibindi byose ndabikora ariko nkunda no kuririmba cyane kuruta ibindi byose ndi umupapa ndubatse none ufite n'agakobwa musa yego urakoze kandi kubana natwe ni ukuri ntabwo biba byoroshye buri umuntu ateganya ariko burya gahunda bari y'Imana ariko Imana ishimwe ku munsi yadushoboza hanyuma rero narakubonye mu rusengero uri kuririmba rwose uwo munsi umuvumbero akabumbe kari katumutse yagiye urabyibuka nk'usobanuriwe na telefone yego aha icyo gihe yagira ngo uturimbira akaririmbo kamwe nibura igice kimwe kugira ngo tujye twinjira muri mudu y'ubuhanzi nyine iyo ushaka nta kibazo reka turirimbe indirimbo ivuga ngo ijambo Imana ivuze Imana ibarinda ibihe n'ibihe ijambo Imana ivuze iraririnda ibihe n'ibihe iraririnda ibihe n'ibihe kuba ryaravuzwe nayo ijambo Imana ivuze
iraririnda ibihe n'ibihe, iraririnda ibihe n'ibihe, ripfa kuba ryaravuzwe nayo, ripfa kuba ryaravuzwe nayo, ripfa kuba ryaravuzwe nayo, ripfa kuba ryaravuzwe nayo, ripfa kuba ryaravuzwe nayo. Amen, amen, amen. Nukuri uri mu mwuka kandi urayobowe nawe kabisa. Hanyuma winjiye mu buhanzi gute? Ko mbona wagira ngo bimazemo igihe kinini. Wagiye mu buhanzi ryari wisanzemo gute? Ndi inkuru yawe y'ubuhanzi kuba byisanzemo. Ubuhanzi ntabwo navuga ngo ni kera cyane, ariko nkurikije nanone igihe mazemo mfitemo ubunararibonye. Ntabwo ndi wa vuba, mazemo igihe nubwo atari kinini, ariko ibyo ari byo byose ndagera ndi mu myaka itari mikeya. Nk'indirimbo yawe bwa mbere wakoze wabikoze nk'ibihumbi 2000 na kangahe? Ujya muri studio. Indirimbo mbaye umuhanzi wemewe ngiye muri studio. Indirimbo ya mbere nakoze ngiye muri studio nayikoze mu bihumbi 2000. Abantu bajyaga muri studio bari bati mu bihumbi 2000 rwose nari mfite indirimbo. Okay, yitwa ngo iki? Iravuga ngo erega buzacya nubwo ubona bukwiriyeho nta joro ridacya, ihagurutsa bihebye bagatura mu mahoro, bagatungwa n'imigisha bakayitambira. Mana we abana bawe bari imbere yawe, udufata ukuboko Mana muri uru rugendo, kugira neza kwawe Mana n'impuhwe zawe naho byagiye. Amen. Amen. Oyisunera kandi ko kukubaza kuki indirimbo zawe zifika singa cyane zikunda kuvuga cyane ku buzima. Erega buzacya utaradusuzaho gakeya, tubwira n'umuntu uri kubona ko bumwiriyeho buzacya, komera cikama wizera Imana, ngo tubwire impamvu erega buzacya icyo gihe waririmbye bimeze bite? Ubona bwakwiriyeho? Yewe nabonye bwari bwije. Yego. Nubwo wenda muri iki gihe utapfa kubivuga ngo abantu babyumve, ariko ngewe icyo gihe ntangira kuririmba bwari bwije. Kuko nibuka ko nge ntangira kuririmba nari maze gupfusha umwana w'imfura, baturoganye baturoga ari ku cyumweru, umwana tumushyingura ari kwa gatandatu. Hanyuma ngewe icyo gihe bamushyinguye ntavuga, meze nk'igiti barandyamishije ahantu, nanjye urumva nari ndi hafi yo kuva mu mubiri. Hanyuma rero ubwo ngewe naje ijwi ryaransanze ari ninjoro rirambwira ngo mwana wanjye ndagukijije, ariko nutankorera ubivuze ngo no gupfa uzapfa. Ubwo icyo gihe rero ndi muri icyo kintu kimeze nka koma, nibwo numvishe ijwi ry'ubuhanuzi bw'izi ndirimbo. Numva haje aya magambo, ntangira kuririmba ndaho ngaho muri koma. Nuko naririmbye, navuye aho ngaho ntangira kuririmba ndirimba mu rusengero iwacu aho tugiye nabaga ndi, baba bakoze konseri nanjye ngasabamo umwanya wo kuririmba nkaririmba. Nuko ubwo mbona Imana iri kugenda ikigikira, bugaca uko bwacaga niko nabonaga indi ndirimbo nshyashya, uko bukeye nkabona indi ndirimbo nshyashya. Ntangirira ku amadiskete bigera abantu barayaharuruka, nza kugera ku rwego rwo kuba najya muri studio indirimbo bakayikora. Hanyuma rero iyo mvuze ngo buzacya, nuko nanjye bwari bwanyiriyeho, ariko nkabona Imana iritamuruye, none nkabona burakeye. Sobanurira n'abantu batagira ngo nukwira kw'iminsi kw'igihe. Hari igihe ahubwo bwira mu buzima ubona ibibazo byakubanye byinshi, ubona ubuzima nta cyerekezo, icyo gihe babukwiriyeho, ariko Imana itanga ihumure bukongera bugacya. Niyo mpamvu mwene data yaririmbye ati erega buzacya, kandi nawe burimo buracya bwaranakeye. Imana yarakoze icyubahiro. Yego bwarakeye. Hanyuma ubugiye wisanze gutyo mu buhanzi bw'indirimbo. Indirimbo ya mbere ubonye yakiwe gute mu rusengero ukiririmba bwa mbere? Yego usanzwe uririmba muri korali? Korali nayiririmbyemo, ariko korali bakajya batabyemera ibintu ndirimba.
ibintu ndirimba ntabwo muri korali babyemeraga rimwe na rimwe niyo nabaga ngiye no gutera ikorasi banyakaga mikorofone bakaba bati wowe ibyawe ntabwo tuzi ibyo ari byo ubwo mikorofone nayibaha ariko nkumva mfite ishyaka ryo kuba nanjye nagira ibyo ntambutsa abantu ngo babyumve noneho nabona twabaga icyo gihe mu rusengero rudapavomye ubwo njye nahitaga ibyo nari mfite byose mbirambika hasi mbonye bambwiye bati wowe agerayo uri kwibonekeza ngahita njya imbere yabo noneho nkabyina nkahimbaza uko ndi guhimbaza ivumbi rigatumuka byatumuka abakire abantu bose bari bazengurutse aho ngaho bakegerayo bakegeraho noneho nkaba mbonye ahantu ho gukorera nkabyina noneho ngahimbaza Imana Imana ikakugabira mwana wanjye ikavuga iti nzakumenyekanisha nzabana nawe natwe tugize umugisha wo kugira ngo tubane nawe Imana natwe dufashe iduhaye ku mugisha yaguhaye bureye Imana ishimwe cyane hanyuma noneho bagenda babyumva kuki wakomeje mu njyana yo kuririmba ku buzima kandi bwaramaze bwagize bugake njyewe nzarinda mva no mu isi nkiburirimba kuko nubwo wenda kuri njyewe icyo gihe nari imeze gutyo ariko ntago bivuze ko n'abandi bantu bose ubuzima bwagenze neza hari abandi bantu bakiri aho ngaho bagitegereje ko Imana yabamurikishiriza umucyo wabo iryo joro ryari ryijimye rigaca kuko hari igihe wenda umuntu aba yarayariye agatekereza ko abantu bose bariye bigatuma avuga ngo ibintu byose ni sawa ntago ari sawa kuko hari abandi bantu hirya baba baburaye ubwo rero njyewe icyo kintu cyo kumva ko ubuzima navuga ngo ntago nzareka kubuvugaho keretse nimva mu mubiri nibwo nzareka kubuvugaho kuko abantu bakeneye Imana baracyahari abantu bakeneye gutabarwa baracyahari ahubwo n'abankurikiye n'abari kunyumva bari mu bihe bibi Imana ibarengere ibatabare n'ukuri kandi pe iki gihu cy'umwijima gikureho itanga ibyiringiro bishyashya munakongera agaseka yego ariko noneho iyo uri kuririmba mbona hari ukuntu ufite nk'agahinda mu maso ukuntu wagira ngo hari ubuzima wakuriyemo bushariye ukuntu byagiye none se ubuzima nyine urabyumva nawe ubundi uvuka muri famille y'abana bangahe by'abana subwo nabyora mbo wenda yari nini rero tuvuge ko ari nini yari nini yari nini ni nini byari binagoye wenda hari igihe umuntu iyo ari kureba video atekereza atese kari akantu kukiko atakavuzeho aratinya iki ntacyo dutinya kuko Imana ni cyambere niyitanga urubyaro mama wacu yari yarabyaye abana benshi biranagora kugira ngo tubeho byaragoranye cyane ariko Imana yaramufashije turakura nibuka ko hari n'igihe kimwe twebwe twariraga ku cyo bita inkoko wenda abantu benshi ntago bayizi hari abatayizi ariko ni ikintu nyine abantu babohaga noneho ku buryo abantu basukagaho ibyo kurya buri mwana wese akajya akora muri ibyo biryo wenda ntago bikibaho abantu basigaye barurira mu masorori umuntu akiyarurira ariko icyo gihe abantu bose basukaga ku icyo kintu cyitwa inkoko noneho buri muntu wese akajya agenda arya noneho icyo gihe ndabyibuka bagakora uruziga bazengurutse ya nkoko nibuka icyo gihe warumbashije uti kuki mba mbona mu maso yawe iyo uririmbye haba umeze nk'umuntu waciye mu bintu twabiciyemo binagoye nibuka hari igihe kimwe mama wacu yaduhamagaraga tugiye nko kurya twameraga nko gutanga amatangazo kavuga ati nta muntu uri bubikoremo mwese ntabareba tugahamagarana rero n'uwagiye kuvoma akaza buri mwana wese akaba afite ahantu yicara afite umwanya we nta wundi muntu ujyamo noneho inkoko tukayizenguruka noneho ngenza kugira ikibazo yari ngiye bucura urumva abandi babaga ari abasore bafite ibizigira bakuze inkoko bakayizenguruka ngewe nkabura ahantu ndi bwicare noneho nanjye Imana ikanyigisha agatekinike nkacisha nko hejuru y'imitwe yabo nashyira nko mu iteke cyangwa igihaza ngashya mu gihe ndi guhuha ngo mpoze bo babaga bafite ibikabutura by'ibikoboyi biciye bakubitamo buri wese yibikaho ukubitamo yibikaho noneho nge nkajya gusubizamo ikiganza ngasanga inkoko
byarangiye. Ahubwo ndashimira Imana burya irarera igakuza. Ndashimira Imana nanjye ko yankujije ubu yangize umugabo. Yangize umugabo ntabwo nyicuranwa n'abana. Icyakora muri abo bana bose twarakuze twese. Hari igihe umuntu ashobora kuvuga ngo ese ngo abo bana ngo ko bari barabyaye benshi ngo ntago bishwe n'inzara. Imana barware za ndwara z'imirire mibi. Imana ifite ukuntu ibeshaho umuntu yaremye. Iyi Imana ivuze ngo ndakuremye baho. Icyambere ikurinda ibiri bukwicire mu nda, turabizi ko hari abapfa batageze imusozi. Icya kabiri ikurinda umaze kuvuka ugeze hasi ku butaka, iyo umaze kuhagera nabwira kurinda hari ibintu byinshi biba bishaka kugira ngo bikwice utari wamenya ubwenge. Icyo gihe Imana ikavuga iti naho nzahamurindira. Noneho rero ifite uburyo igenda ikugaburira ikoresheje imbaraga zayo. Hari igihe ikoresha abantu, hari igihe ikoresha ibintu, ariko ukabaho kugezana n'iyi saha. Rero nge ntago naca umuntu intege nimba Imana yarakuremye ikemera kuba ku isi, izi n'uburyo uzabaho cyane. Tuburyo izabikoramo ugasanga ubayeho. Hanyuma se noneho wabaga ubonye ibiryo barabimaze, mama nta kintu yabaga yagusigiye basi nk'umwana bucura? Oya, twebwe iyo miteto ntago yaba. Mama wacu we wakuraga nk'umusirikare, ugakura umeze wirwanaho, kuko ibyo guhoza ntibyabagaho iwacu. Kwa kuntu ufata agakombe ngo uri guhoreza umwana ya buri mwana wese yagombaga kumenya ko nimba ari ukurya ni ukurya. Ubwo nimba bikunaniye ibyo kwiriza no byari gisirikare we. Niyo mpamvu nawe wakuze mu komanda. Oya gusa nanjye ubwo amaso yanjye hari igenda mba numva guhamugane, mba ndeba nabi nkagerageza ngo ndebe ko nareba neza, ariko kubera imibabaro nagiye ncamo ntago haraca neza. Ariko Yesu azahakesha, kandi uri kuririmba haba hakeye. Kandi n'ubundi ntacyo ntwaye. None se ugira ngo ntwaye iki? Ntacyo ntwaye rwose. Ntacyo ntwaye. Hari ahubwo wenda babo bambonye maze gucya. Nawe buriya wambonye maze kuba umusirimu. Kwa Mana urabeshya. Wewe uturuka mu karere n'ubwo iwanyu? Akarere bumba mbwira abantu ko ndi Kigali, none ugiye kumbaza ibyo turera ariko sema ntacyo. Uturuka mu karere ka Kigali? Ngewe ubwo abantu bose mbabwira ni Kigali. Nashaka kugira ibyo byabaga mutuye mu karere kiri umwana, niko nshaka ukiri umwana. Ubusa akarere ubu ni kabaye Ngororero, ariko icyo gihe ni kari Ngororero. Ubu kabaye Ngororero, ariko uvuze Ngororero abantu bahita bumva ko hari mu gisirimu. Kugezana n'iyi saha ahantu twavukiye, wenda nibabona ndi kureba nabi ntibantera amabuye. Ahantu twavukiye na n'iyi saha nta gare riragerayo. Mu Ngororero hari ahantu igare ritagera? Byamaye nka Yesu. None so mugiye gute? Nuko uzamuka n'amaguru? Nta maguru nyine. Ngo nuvuga niba nta gare n'imodoka ntiyagerayo. Kugira gute se? Harahari. Ahantu hatagira ikinyabiziga na kimwe. Ngewe ejo bundi merutse kujyanayo umuvugabutumwa iwacu. Ndamujyana. Twageze kuri kaburimbo, aho dutera umuhanda wa kaburimbo saa 12 za mu gitondo. Dufata umuhanda. Ngewe nari naraye aho bita mu Kazabe, niho nari naraye uwo muvugabutumwa we arari nahangaha. Saa 12 twari dufashe urugendo tuzamuka. Twagezeyo saa 12 n'igice z'umugoroba. Si aho hantu habaho amasaha 12 yose? Niwe nujya ubona ntashaka kuvuga, ujya uvuga utuye umuntu ibyo aribyo byose yarababaye. Ariko ibyo aribyo byose nkanjye nicaye nka hano nko kuri kamera, ndi kumwe n'abamama beza, nkabona abasore beza bashima Imana, nkatembera mu mujyi wa Kigali. Nge mba numva mfite amashimwe, nubwo ntarya nta kintu biba bintwaye. Kuko icyambere n'ubu ngubu mama wanje yatobotse inuzi ikirenge hano kubera kugenda n'amaguru. Inkweto nazambaye ndi Kigali, nta nkweto twambaraga. Cyakora ubu ngubu bodaboda zagezeyo barazambara, ushobora kugera ugasanga bodaboda ziriyo na bote
kuko cyambere haba ari mu misozi ari mu byondo, ariko ibyo ngibyo cyane sinabyo ndebaho, gusa nuko Imana turi aho ngaho yatubwiraga ngo izatugirira neza. Imana ikintu nyikundira ntabwo irobanura ku butoni. Turi aho muri ibyo bihe by'icyo gihe, wenda uko imyaka igenda iza ushobora kugeraho ugasanga wenda hari akantu kahindutseho, ariko ibyo ari byo byose turi aho ngaho habaga ari mu bihe bibi ku buryo uvuga uti ubuzima bwanjye bwararangiye. Ariko Imana itagira isoni, Imana itagira uko ibigenza, ikatubwira ngo nzabagirira neza, ituvanayo none yatuvanyeyo, ubu nta kibazo. Mana warakoze, tubaro ni cy'Imana, ariko iyi cyubahiro. Haleluya, Mana ishimye, Mana warakoze, uhabwa icyubahiro. Ntabwo Imana igira ukuntu igenza, kandi ntibeshye. Ntabwo Imana ibeshye. Ubwo ngubwo Imana yakubwira ko izakugirira neza ikakuvana iyo ngiyo ufite nk'imyaka ingahe? Icyo gihe ngewe navutse nsanga papa na mama basenga, mvukira mu rugo rw'abantu basenga. Icyo gihe rero ijwi ry'Imana ibyo ari byo byose iyo ryavugwaga nanjye nararyumvaga, ibyo ari byo byose, nubwo nabaga ndi muto, nubwo ndabaga ndi umwana, ariko narabyumvaga. Icyo gihe ntangira kumenya ubwenge, hari nko muri 92 icyo gihe numvaga ijwi ry'Imana, nkumva ko Imana ivuze nkabimenya. Bakumva ukuntu Imana ibwira ababyeyi, Imana ikabaha amasezerano, ikababwira ngo nzabagirira neza, bana banyu nzabakuza, ikatuvugaho natwe ngo izatumenyekanisha. None yaranabikoze pe, yarabikoze n'utari watumenya, ubu ndizera ko atumenya. Babamenye uyitwa Felisiye, uturuka iyo ngiyo nyuma y'isi, ariko ubu ngubu akaba ari mu murwa wa Kigali kubera Imana. Ijambo Imana ivuze iraririnda paka rigasohora. Hanyuma none se nisengera amatsiko, ageze i Kigali gute? Nje nageze i Kigali, urumva nimba Imana ivuze ngo ambuka urahurira n'igisubizo cyawe kuri uriya musozi. Twe duhita tureba kuri wa musozi, ariko ntitureba ikibaya tuzambuka tugera kuri wa musozi. Aho byanyuze mu nzira ndende, ituvana i Kigali, itujyana i Kibungo, bambiye ituvana ku Kibuye, itujyana i Kibungo. Ubwo wavuye Ingororero, aho iwanyu Ingororero ujya ku Kibuye? Twavuye ku Kibuye tujya i Kibungo. Ngororero se kandi ari iwanyu? Ngororero nyine ubwo ni iyo uvuze Kibuye ni cyahoze ari perefegitire ya Kibuye. Noneho Ngororero ku iki gihe ni akarere, ka Ngororero, ariko ubwo nyine kari muri icyo cyahoze Kibungo. Na famiye yose muri Mukana? Na famiye yose, ubu famiye yose n'ubundi abenshi bari Kibungo, nubwo Ngororero hari abakiriyo, ariko abenshi bari Kibungo. Ubwo igihe kiza kugera, ariko ntabwo ibigeragezo byacogoye. Ejo hano nari nabigishije ijambo rivuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa nibwo azahabwa ikamba ry'ubugingo. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ntabwo ibigeragezo byaroreye. Ngewe no kugera i Kigali nabwo nahageze kubw'ibigeragezo. Gute? Ibigeragezo se bitwara umuntu? Gute? Biragutwara. Navuye i Kibungo, icyambere ngeze i Kibungo nagize ubuzima bwiza, ariko ngize ubuzima bwiza numva ntangiye gusa n'umuntu udamarara, ndavuga intugu wenda n'ibyo Imana ishaka ko nahangaye Imana yashakaga. Nabonye akazi, nkora ku muzungu, umudamu wanjye aracuruza. Ubwo icyo gihe numva nari maze gushaka, tubaho mu buzima bwiza, ariko ijwi rigakomeza kumbwira ngo aho ishaka kungeza saha. Buriya nimba Imana ivuze ngo izabana ngo nunyura mu muriro ntabwo uzashya, nuko izi neza ko imbere hari umuriro uzawucamo. Noneho yambwira ngo aho ishaka kungeza saha gusa, nawe uhite wumva ko iyo indekera i Kibungo, ubwo n'ubu mba nkiri uw'Ikibungo nyine. Ariko kuko hari inzira yanshishijemo kugira ngo ngere i Kigali, nanjye ubu mbuwe i Kigali. Bivuze iki? Twa tuntu twose nabaga nishingikirijeho tw'ubucuruzi, tw'akazi, Imana yabaye nk'iduhuha ibikuraho. Imaze kubikuraho, noneho nsigara ndi kwibaza, ese ubu ngewe nzabaho gute? Imana irambwira ngo ndashaka ko uzajya i Kigali. Wari ugisenga? Ariko nari ngisenga, ndashaka ko ujya i Kigali ukankorera umurimo.
ikakubwira ngo ujye i Kigali ndavuga si ibintu nta muntu wasanze nta muntu nta mufamiliye nta uri bukwakire ntawe i Kigali ntawe noneho nge natsimbararaga kutwo tuntu twanjye nkomeza guterateranya nshakisha ubuzima mbo imaze kubikuraho nsigara ngeze ku rwego rwo kutagira n'inkweto yanjyana mu materaniro kandi twari dutuye hafi y'urusengero noneho ubwo nsigara nsenga isengesho ngo mana ngo rwose ngo i Kigali ngo nzajya ariko numpa inkweto ngo zo kwambara ubwo nasengeraga inkweto zo kwambara noneho hari umwana wagendeshaga ibirenge by'imitego gutya wawe oya twari tuturanye niwe wampaye inkweto nizo naje i Kigali nambaye inkweto yaziguhaye gute kandi yari umwana yarakubwiye ngo fata yari umwana mukuru z'ubwenge yari mukuru niwe wampaye izo nkweto nizo ngenzi i Kigali nizo utazimusabye ingwi niko Imana yari imubwiye Imana yamubwiye ati mushyire izo nkweto zawe yego cyakora Imana imumera umugisha nawe urumva yumviye Imana niwe izo nkweto nizo nagejeje i Kigali nambaye Kigali nyizamo hari umuhungu twari duturanye nawe muguza amafaranga 700 yo gutega niyo yanzanye i Kigali kandi ubu ngubu amafaranga yakugeza hano i Kigali akuvanye Kibungo wenda abatuyeyo barabizi ariko ni amafaranga menshi naje kuri ayo mafaranga 700 nagiye mu modoka aho bangejeje habaho ngaho handi makoresha amaguru umuhe mwaka ariko buriye icyo gihe se uvaye ni 2012 yari yarabaye menshi 2012 nuko ubwo noneho ngera i Kigali ninjiriye hari ikabuga nkora akazi k'ubuzamu nagakoze ibyumweru 2 ninjoro numva ijwi rimbwira ngo akazi naguhamagariye gukora saka ndavuga ngo ubu ndavangiwe bwarakeye mu gitondo mabuja arabyuka arambwira ngo akazi kizamu karangiye mbwira amafaranga ngufitiye umaze kukugeramo mwishure wigendere kandi waraye ijoro Imana ibikubwiye ubwo noneho numvisha aje ashingira ku ijambo numvishe ry'ijwi ry'Imana ndavuga ibi bintu bishobora kuba ntavangiwe ashobora kuba ari ukuri ndabyemera arambarira arayama ndazamuka abantu bazi kabuga ni haruguru yinuza ahantu hahoze icyo gihe hahoze urusengero rw'igishitingi abantu basengeragamo mpasanga umudamu w'umushumba wari uhari arambaza ati ko hano dukeneye umuzamu wadufasha ukajya ukora akazi k'izamu akimbona gutyo yari yicaranye n'undi mupapa umwe w'umupasiteri aramubwira ati uyu muntu uko mureba ndabona atakora akazi k'izamu ati kuko ngende kuranga asanga ari umukozi w'Imana ati ahubwo hari umupasiteri wo ku Gisozi wambwiye ko ashaka umukozi reka bari we murangira mushumba uwo mushumba aravuga ati nimba ko kubibonye akaba ari Imana ibikweretse ntago namuha akazi hano ati hano haba n'ibisambo byazahamwicira bikadusahura uwo mupapa ahita ampuza n'umupasiteri wo ku Gisozi uwo mupapa niwe wantegeye imodoka ku Gisozi sinarinze ahariwe antegera imodoka ambwira aho iri bungeze ku Kinamba ambwira ngo ningera ku Kinamba ndahita amasanga umuntu uje kumfata nuko byagenze aranzamukana abantu bazi ku Gisozi ni kuri cafe uhita utambikamo hirya gake ndagenda njyayo arambwira ati rero hano uzajya uba hano dore uzajya urya hano ariko ntuzajya usohoka mu gipangu uzajya uguma hano ukora akazi k'izamu ndamubwira ni nta kibazo nkurikije ibigeragezo nari nsize inyuma Ikibungo numvaga ko akazi kose wampa i Kigali nagakora ariko nkabona n'uburyo bwo gukorera Imana noneho mbona akazi ampaye icyo gihe twarabaze dusanga bizagera nko mu 90 azajya mpemba no kurya n'iki byose biri kumwe nuko ubwo ndebye nsanga sinzakorera Imana kandi nashakaga akazi nzajya nkora ariko kumanywa nkakora umurimo w'Imana mbona ntibizakunda naho nakoze ibyumweru 2 numva ijwi rirambwiye ngo akazi naguhamagariye gukora saka ndavuga ni ijwi rimeze nka ryarindi numviye Kabuga bwarakeye mu gitondo boss arabyuka asanga ndi gufura ibikote nararagamo arambwira ati ibyo bikote byawe bikamura bishyire mu gikapu cyawe ufata ibyawe byose nabonye inkeragutabara icyo gihe nibwo inkeragutabara zari ziri kwaduka
ati nabonye inkeragutabara zizajya zikontorora hano hose nanjye zikancungira umutekano kandi bambwiye ko ikintu cyose kizajya kibura hano bazajya bakinyishyura kandi nkabaha 7,000. Ati ubwo rero mukozi w'Imana ati wihangane ati ntundenganye twese dushaka n'ugushakisha ubuzima. Ntabwo najijinganyije, nafashe bya byenda byanjye bitose mbishyira mu gikapu, ndangije mbicumbikisha ku mukecuru wari utuye aho hafi, nzamuka ku rusengero. Ubu barahashenye, ntago bahitaga intora, barahashenye ubu ngubu kuko bahise babasubiza Gasaza. Nahasanze umumama yicaye, ndamubaza ni ese nabona abayobozi gute, kuko icyo gihe nabaga mfite ibyangombwa by'uko ndi umukristo. Ndavuga ni nabona abayobozi gute ngo mbasabe icyangombwa kinsubiza iwacu. Arambwira ati mukanya hagiye kuba repetition niba wari uramaze gutanga icyangombwa se usengeraho ngaho. Nari ngifite urumva ninjiriye Kabuga ariko nari ngifite cya kindi navanye nuko. Ubwo arambwira ati mukanya hagiye kuba repetition, ndaguhuza na presidente wa korali none hagushakire uburyo wabona abayobozi. Presidente yaraje arambwira ati rero ntago uyu munsi abayobozi urababona, uzababona ejo, ahubwo uriya mupapa akujyana gucumbikire kugira ngo ejo uzabonane n'abayobozi. Niko byagenze, naraharaye kuwo mupapa mpita ndota inzozi. Ndota ngo ndi kugenda ahantu mu mujyi ariko ntaza ahantu ndi kujya. Hanyuma ndota ngo mbona ngo igipangu, icyo gipangu nyibonye n'ubu ngubu ba nyiri icyo gipangu n'inshuti zanjye cyane kuko nabo njya mbibabwira buno buhamya njya bubaha. Nuko ndota ngo igipangu ariko ndose numva ijwi rirambwiye ngo dore kwa kira gipangu ngo niho umugisha wawe uri. Apo inzozi murabizi namwe zihita zigenda. Noneho narabyutse mu gitondo mfata Bibiliya yanjye, maze gufata Bibiliya ndamanuka nk'ugaruka kuri Yerika. Noneho nje kubona mbona za nzozi zisa n'izigaruka, ariko zigaruka ngeze ahantu hari igipangu kimeze nka cya kindi nabonye mu nzozi. Narahagaze, nari nababwiye ko nakoreraga umuzungu, yari yarambaye agasaha, agatelefone kakarasharamye bari baramaze kukanyiba, nari mfite icyo gihe. Ndeba ku isaha amagarara 30. Mbona nta muntu, numva nta umpamagaye, mbona nta unsifuye, ndarambirwa ndigendera. Ngiye kurenga cya gipangu numva ijwi rirambwiye ngo none ngo kuri kurenga hano kandi ariho umugisha wawe uri. Ndongera ndahagarara, mpagarara indi 20. 20 irangiye hasohotsemo umugabo. Umugabo arambaza ngo hano uri kwashaka ndi. Ndavuga nti nyine hari umuntu mpashaka. Arambaza ngo none se ngo wamuhamagaye umuntu ushaka. Ndamubwira nti nubika umutwe numva mbuze ikintu umusubiza. Arambwira ati noneho mereza telefone muguhamagarire. Ndaceceka. Ati nimba nta telefone ufite mpa nimero z'uwo muntu muguhamagarire. Sinzi ukuntu narambuye Bibiliya, usibye ko atari iyi ngiyi. Ndarambura wenda na hano urabona hari ukuntu ushobora kubonamo utunimero tutanditse nk'izina. Mubizi ngizi wakubaza ngo nizande, nanjye ubwanjye sinzi nyirazo. Bijya bimbaho hari ukuntu wenda tuba twaganiriye nkafata ikaramu nkandika nka nimero, ndazandika n'izi ngizi usinzi nyirazo. Ndangije umutima urambwira uti wapfe kumuha izo ngizi ubonye ukamuva imbere. Ndazimuha, nzimuhaye nazimuha agaseka, uko ari kuzandika muri telefone agaseka. Noneho arangije arambwira ati umuntu ushaka niwe nyiri izi nimero. Ndamubwira ni niwe. Arambwira ati ese izo nimero ko ndeba ari iz'umugore wanjye muziranye muti? Yesu. Ndamubwira ni rero ibibazo mfite Yesu uwo muntu nabibwira wowe nta kintu twavugana ziciyemo cyangwa ntago ziciyemo. Arambwira ati rero umudamu wanjye bari mu mahugurwa igitarama, reka muhamagare noneho mubwire ko hari umuntu umushaka. Aramuhamagara, ayihamagaye bakompoze. Ikimara kuba kompoze hahise haza abagabo babiri. Abagabo babiri b'abakire b'abasirimu bahita binjirana nawe mu gipangu. Arababwira ati muze nta kibazo ni karibu. Nje nsigara hanze, ariko umutima numva urambwiye ngo none ko binjiye ukaba usigaye nyuma y'igipangu biragenda bite? Biragenda. Nanjye mba ndinjiye. Ubwo noneho
nkaho baguhaye karibu. Oya nta karibu bambaye n'igihe wayihaye nyine nk'aho bayimpaye. Yego. Ndagenda bariganirira ibyabo, urumva isura yanjye ukuntu nasaga, nta n'umuntu washaka kunyiteza, ariko Imana ukuntu izi ubwenge, urumva boss yaramujijishije ituma avuga ati ibyo ari byo byose aba bashyitsi nibagenda ndabona uburyo mubaza neza uburyo yabonye iriya nimero y'umugore wanjye. Mbo n'aba bashyitsi baje bazi ko bansanganye na boss, bazi ko ndi umwe wo muri urwo rugo, urumva nta bari kunkomaho. Bariganirira ibyabo, barangije barasezeranaho baragenda. Uko tubaherekeje nge na boss, none nari gusigara nicaye se. Uko tubaherekeje, umwe muri baba papa amfata akaboko, nari mfite Bibiliya mu ntoki, arambaza ati ko mbona ufite Bibiliya, nimba nta hantu uri bujye gusengera, bambe nta hantu ufite akazi waje nkakwereka aho tujya gusengera. Ndamubwira nti tugende. Turagenda tujya gusenga ahantu mu cyumba. Ugenda utabwiye na wa mubosi? Oya wa mubosi yagize ngo mperekeje babashyitsi, ariko ndahita ngaruka musobanurire. Agumaho nanjye ubwo nagiye uko sinongeye kubonana nawe. Agenda tujya mu basengesho turasenga. Hari umuntu werutse kumbwira akantu keza, numva ndagakunze. Yatwibukije ngo kera ukuntu twigaga twandika, wenda mwarimu guhaye nk'ikibazo, noneho kibazo cy'imibare washaka igisubizo bikanga. Ati muribuka ukuntu twajyaga bakaguha ikibazo ukakikora ariko ukabona ubuze igisubizo, ati hejuru bakakubwira ngo n'ibyanga utegutira akabare kari hejuru, noneho uteranye kuri ya yindi, noneho urahito ukuramo ubona igisubizo. Noneho ako kantu aratubwira ati rero buriya kari akantu icyo byari bishatse kuvuga, natwe mu gihe nk'iki ngiki cyacu, ati nujya ubona byanze ukabona ahandi hose imibare urayikoze biranze, tujye ugerageza utire ku mubare wo hejuru, buriya ni ku Mana. Buriya ngo umubare wo hejuru ni ku Mana. Nanjye rero icyo gihe urumva ahantu hose inzira zose byari byanze, ngira umugisha wo kujya gutirira mu mubare w'amasengesho. Nanjye twirwa aho ngaho dusenga n'uwo mupapa. Turasenga, baranambwira bati tuganiriza ijambo ry'Imana. Ndabaganiriza, turaganira, bigeze mu masaa 12 iteraniro rishoje barataha, ariko kubera ko nge ntaho mfite ndi bujye kurara, nahise ndyama mu nguni ndiryamira. Nyirurwo rugo yaherekeje ba bantu bose baje gusenga, na wa wundi twazanye yigendeye. Mbo ahazakagarukira agaruka hafi nko mu masaa moya, acanye itara asanga ndaryamye gucya mu nguni. Ati se kuryamye mu hano ni urindi? Ndamubwira ni ngewe. Nese kuryamye hano ni nyine ni nduwi burasirazuba. Ariko ati siwe watwigishije. Ni ngewe. Ati none se kuri hano udataha biragenda gute? Ndamubwira ni ntaho kuba mfite. Arambwira ati noneho urabona hano ngende umumama, papa wo mu rugo ntawe uhari yagiye mu kazi, ntago nigeze mubwira ko dufite umushyitsi aha hantu, rero ntago urumva ntago nagucumbikira uri umugabo, ntago nabita nkucumbikira kandi ntatse uburenganzira. Noneho ubwo ndamubwira ni none ndabigenzana. Yahise anshakira hari umusore wari ucumbitse muri icyo gipangu, aramuga ati cumbikira uyu muvandimwe. Uwo musore yarancumbikiye, icyakora nza gusanga uwo muhungu yari yaguze umuti wa kiyoda ashaka kwiyahura. Noneho turasenga, kwa kundi abantu iyo bari kumwe basenga Imana. Turasenga, dusenze sinzi ukuntu nabaye nk'uhishurirwa icupa ry'umuti. Ndabimubwira, mbimubwiye arikanga kuko yari yabonye ndi kwigisha mu iteraniro. Nawe yaje gusenga, nawe yarahari uwo kandi afite umuti ashaka afite gahunda yo kwiyahura. Ubwo noneho mubwira ikintu cy'imiti yumva yikanzemo, yibuka ko narindi mu materaniro agira ngo wenda ndi umuhanuzi, ariko simbiza hari ariko uri mu mavuta kandi byari byo. Arambwira ati rwose, ati mukozi w'Imana arapfukama, ati rwose, ati nakubonye, ati umwuka w'Imana, ati uwo muti, ati mfite umuti naguze, ati nshaka kuwunywa, ati nipfire, ati nari narakunze umukobwa none yaranyanze. Ndamubwira ndi mu izina rya Yesu, ushaka kwiyahura ntugapfa. Ndamubwira nizana uwo muti, azana umuti.
amaze kuzana umuti ndagenda nkuroha muri tuwarete ndawujugunya ndamubwira nti wahuye n'umuhanuzi w'Imana ni ntago uri bupfe humura ni ntago iki gihari cyo gupfa nuko ubwo araza arambwira ati rero ati mukozi w'Imana ati nawe urabibona umuntu uri bupfe ntago ari bute ntago aba afite gahunda yo guteka ndamubwira ni ntago inzara iranyicira hano ni wowe ugomba guteka tukarya ahita ajya kuri botike arahaha amaze guhaha azana n'akabido karindwi kaji ariko mu bintu nari mfite bikomeye kinini n'inzara nuko ubwo anyihera ji ndamubwira nti ntiwiga unayifungura ndabyifungurira ubyihorere wowe teka gusa arateka aho ngaho nahamaze ibyumweru 2 mu by'ukuri wenda tudatinze mu buhamya aho ngaho ni inzira ndende byanyuzemo ariko naje kugaruka kuri cya gipangu cya kintu Imana yakweretse cya gipangu Imana yanyeretse nagarutse nsanga wa mumama yaraje yari mu rugo ndamuganiriza atese ko nari kukumenya ndamubwira ni Ruburasirazuba tiko nakuzi se ndamubwira ni nyine nje hano atese yaba ari wowe bigeze kumbwira ngo hano haje umuntu nshaka nini njewe arambwira ati yo ati none uranshakira iki ni nyine ni naho kuba arambaza ati uragira ngo ube hano nyine ni ntacyo kurya abamama n'abana beza buriya ndabakunda cyane kuko iyo akwitegereje agasanga ushonje arabanza agakemura ikibazo cy'inzara noneho ibindi akaza akabikubaza nyuma ariko ikibazo cya hano yamaze kugikemura ariko ni nacyo cyane Imana imumera umugisha yahise angaburira amaze kungaburira arambwira ati noneho rero ngaho mbwira ikikugenza ukora iki ndi umukozi w'Imana urasenga se urakijijwe ndakijije usengera muri ADPR ati noneho atugura naririmba ariko nibuka turi ahantu turi mu masengesho ikabuga ari ninjoro mu cyumba umuhanuzi yarahanuye aravuga ngo mwese ngo mufate ku mitwe ngo niko Imana ivuze ngo dufataho nyine mu rusengero ikintu kizajya cyaba ntuzajya ugipira dufasheho aravuga ngo Imana iravuze ngo mwese ngo bahaye ubwenge ngo nimugende ngo waba warize waba utarize ngo nguhaye ubwenge ngo nduwiteka amen uwo mubyeyi rero akimbaza ngo noneho ngugura naririmba ndaririmba ati uranacuranga akakantu mpita nkibuka ko gufata ku mutwe nibuka ko Imana yavuze ko iduhaye ubwenge ndavuga ni ndanacuranga ati uzi gucuranga uyo nabyo narinzi nuko nyine ako kantu kahise kaza nkavuga ubwo nyine byarafashe ubwo nyine ubwenge niba narabubonye no gucuranga nacuranga ndabizi nuko ufite kwizera gukomeye arambwira ati noneho nimba uzi gucuranga ati ubuzima bwawe ati burahindutse haleluya ubuzima ntiburahindutse gute yanjyanye muri korari ubwo yahise ahamagara abayobozi ba korari arababwira ati bya bintu Imana yatubwiye yabishohoje yatubwiye ko izaduha abacuranzi b'abahanga none umucuranzi yahamugejeje byampaye inka Yesu twagiye muri korari tugeze muri korari bati rero hano twakiriye umucuranzi uturutse n'incuranga byose bararebana byose batese none nyine icyo ukunda gucuranga ni iki ndavuga ni incuranga byose ubwo utera ikorasi abarayiteye abakoma amashyi uwa piano abagiye kuri piano uwa gitari ya solo abafashe gitari uwo ku ngoma abagiye ku ngoma umutima numva igitima kiradeshye karabaye sinzi ukuntu nakebutse hirya mbona gitari ifite imirya minini ndavuga ni kiriya cyo ninge kurura ntabwo kiri bucike wenda ngo nsebere hano ndakegura ndakibangatana ndagifasha ariko ubwo bose biteguye ngo kubona umucuranzi w'umuhanga bahamagaye bati yaje w'icyamamare nafashe ubwo bose bamera nk'abantu bateze amatwi noneho Nyagasani nawe akorera ku rutoki rwanjye ndakurura bumva noneho wagira ngo ni Lucky Dube uje mu Rwanda wa mukobwa ahita ahindura ikorasi yateraga ahita avuga ati yari yarabitubwiye noneho aho ngaho witwa Claude none se abicuranze umva bigiyemo neza koko ndabizi nimba byaragiyemo icyo gihe none se n'ubwa mbere ukoze kuri gitari nibwo bwa mbere nyine
kandi sinatangiye nkubwira ko muri korari niyo nafataga mikrofone bambwiraga bati turekurire mikrofone nanjye nkahita mfata systeme yo kujya hasi nkakubita ikinimba ivumbi rigatumuka bakegerayo none se nimba bataramaga mikrofone rumva baramaga gitari yawe sawa bwa bwenge Imana yavuze bwarakoze. Hanyuma ubwo uwitwa Claude niwe wahise avuga ati umuntu namenye ko nta hantu ho kuba afite njyewe ndamujyana iwanjye ajya biwanje mbiwe ntatinze mu buhamya ni ibintu byinshi ariko sinanabirondora wakomereje umurimo ubutaha tuzanabisubukura ariko nyine wakomeje umurimo w'Imana kuva icyo gihe nakomeje umurimo w'Imana iyo korari nyijyamo nyiririmbamo cyakora ubu sinkiririmba muri korari kubera sinyibona umwanya wo kubana na korari cyane ubu kugeza ubu nzi gucuranga ibyuma byose gitari ya solo ndayizi senti ndayizi wenda ingoma zo kuko ntanazikunda nizo ntacuranga piano urayikubita nta kibazo magitari urakubita wenda ubu nk'uko ubutakitwaje n'ubu mfite gitari rwose nuko ubutaha ninza nzayiza nukoremo rwose twumve ukuntu imirya wenda nabari abantu bumvishe ko namenye gucuranga bashobora kuba bati ibyo bintu ashobora kuba atari byo ariko ubutaha ninza gusubukura kino kiganiro nzayizana wenda bamenye ko ibyo nababwiye cyo nabonye ni piano mu rusengero nakubonye uri kwiga piano warayibibonye sawa zajya imbere umuhamya nta kibazo hanyuma ubwo nubwo buryo nageze i Kigali ni Kigali kuva icyo gihe Imana ikora igitangaza gutyo ntabwo nongeye kuvuga ngo ndasubira mu giturage nubwo njyayo ariko njyayo ngiye kubasura ariko ubu ndi umuturage w'i Kigali nanjye abaye kavukire ariko Imana ishimwe haleluya 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 Imana yarakoze igibasha gukora ibyo umwana w'umuntu atashobora nese nk'ubu ngubu wambwiye ko ufite gitari umuntu afite nk'abana ashaka kugira ngo umufashe kubigishiriza abana gitari wabikora oya n'ubu mfite abana nigisha gitari ndabafite rwose ndabafite abo nigisha ndakuragira n'abandi bakeneye ko bigisha abana babo gitari kandi ni byiza abana ubaremamo impano bakazikurana kandi impano zirafasha Imana yarakoze cyane n'ukuri ntabwo twabirangiza ariko noneho dusubize kandi karirimba ongera nimba ifi yawe nibura igitero narifuri hanyuma urimbe nakandi dusoza numva bakomeza tukarimba ariko iminota yagiye yego turi mu ndirimbo ebyiri ubundi uze kutubwira ahantu indirimbo zawe ziba ziri abashaka kugira ngo bazirebe aho bazisanga kandi nakagaruka tongera tugaruke uri umuntu wacu uzagaruka ngeze tuganize ariko ubu ngubu na famille yaraje i Kigali turabana Imana ishimwe cyane hari umuntu uvuga ngo Imana ni iyacu nawe Imana ni iyacu yego ngo turirimbire wirira ifi yawe ntawe uzayiroba umugisha wawe ntawo wagiye uko uzaba kuragutegereza nawe abarobyi baba benshi mu kiyaga ifi yawe ntawe uzayiroba ushyitse umutima mu nda imwe yakuye Morodekayi ku irembo ikagabanya inyanja mo kabiri ni nayo yahanaguheka kugira ngo yemeze Penina uwari waramufasheho ijambo abanyamagambo irabacecekesha wirira ifi yawe ntawe uzayiroba umugisha wawe ntaho wagiye uko uzaba kuragutegereza nawe abarobyi baba benshi mu kiyaga ifi yawe ntawe uzayiroba ushyitse umutima mu nda izaca kandi kayira izaca kandi kayira izaca kandi kayira muri za nzira zirenga igihumbi izaca kandi kayira izaca kandi kayira izaca kandi kayira muri za nzira zirenga igihumbi abadukurikiye mwese mbifurije ko Imana yabacira akayira mu byo murimo byose mu bibagoye mu makuba murimo
ndabizi neza ubu hari abantu badukurikiye ariko bakaba bafite inzira zose babona zifunze, ariko numva twabasengera isengesho rivuga ngo Imana ibacira kandi kayira. Hanyuma izi ndirimbo mfite channel uzisangaho, ni channel yitwa Ifi Yawe TV. Nimero yanjye ya telefone ni ngombwa kwishyiraho? Yego nta kibazo. Nimero yanjye ya telefone ni 078 9 30 57 96 078 9 30 57 96. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Soza unabasengera. Reka dusenge, reka dusenge Imana. Mana data wa twese, turagushimiye kuri umwungeri wacu, kandi turabizi neza uwo wahamagaye, abo waremye, abantu bawe ntabwo uzabata. Waravuze ngo uzagendana nabo, uzagendana natwe, nitunyura mu muriro ntabwo uzadutwika, niduca mu mazi ntabwo azadutembana. Dusengeye umuntu wese uri mu makuba, dusengeye umuntu wese urwaye, dusengeye ufite ibibazo, dusengeye ufite ingorane. Mana data wa twese, turasenze kugira ngo ukujya wigaragaza uko watwigaragarije, uko usanzwe wigaragaza kuri bene data, n'uyu munsi abari kutwumva bari mu ngorane ubarengere. Mana data wa twese, urakoze rero, iyi channel nayo ukomeze kuyishyigikira, kandi Uwiteka Imana Nyiringabo, turakwinginze kugira ngo umuntu wese uduteze amatwi, umuntu wese udukurikiye, umuduhera umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Wakoze kuza, Imana iguha umugisha mwinshi, wakoze kubana natwe, n'ukuri n'iby'agaciro gakomeye, kandi n'ukuri pe. Imana ikomeze kwagure, impano ikomeze zigire nyinshi, uhimbe nyinshi, ufite indirimbo ziryoshye. Nanjye kugira ngo ngera akane ariko mitamo iminota yagiye, ariko Imana iguha umugisha, uzongera ugaruke. Yego, cyo twabanye ni Twera Christine. Shalom, shalom. Imana y'amuni baha umugisha. Amen.